Mwaramutse inshuti z'umurongo Info France Rwanda, tunejejwe no kugira ngo tubagezeho ikiganiro cy'uyu munsi kigaruka ku mateka y'u Rwanda. Amateka y'u Rwanda bigaruka ko ari indorerwamo abanyarwanda bose bakwiye gusobanukirwa, kandi akaba indorerwamo bibonamo buri gihe. Umunyarwanda waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, aya mateka y'u Rwanda arakureba. Aya mateka y'u Rwanda nta yawe. Amateka y'u Rwanda arimo ibyiza, hakabamo n'ibitari byiza, kandi ibyo byose akaba ibyo byatuma mu buzima turimo ayo mateka akatuyobora akatwigisha, ndetse akaduhindura abagabo n'abategarugori bajijutse, bagiye gukora ibyo bazi, bagiye gukora ibyo bashobora gukosora, bagiye gukora ibyo bashobora kongeraho kurushaho, tugatera imbere mu gihugu, tugatera imbere hanze, tugatera imbere mu mahanga, bitewe n'uko ayo mateka aducyamura, bitewe n'uko ayo mateka atubereye navuga mbese nk'umusingi twese duhagararaho kugira ngo twubake igihugu cyiza mu gihe nk'iki ngiki. Ubwo rero nongera kugaruka kuri bavandimwe nkunda kubwira cyane cyane mbagezaho ibyiza by'u Rwanda, mpera ku mateka ngahera ku muco, ariko cyane ibyo byombi bitubereye ndetse navuga ko ari ingabo muri iki gihe, bituma natwe ubwacu twerekeza ahantu twumva ko hakwiriye kugira akamaro, tukirinda gusubira iyo twavuye habi, ahubwo tukerekeza ahari imbere heza. Niko kwa kubaka aheza hacu hazaza, aho abana bacu tubyara hazaza, aho imiryango dufite heza hazaza, aho ndetse inshuti zacu nazo zikunda kubana natwe ndetse zifuza kuzakomeza kubana natwe, aheza habo naho hazaza. Ubwo rero iyo nibutse ibyo byiza, nkibuka icyo kiganiro ko kigomba kugira abo gihwitura cyane, buri gihe ngaruka ku gatsiko ka Nahimana Thomas, wa mupadiri mbese muri iki gihe ubona bahagurutse nk'inyubako yo mu mvura, isenywa n'ibijojoba. Ariko kandi icyo bibanzaho cyane ni ugucurika amateka y'u Rwanda, kuko barabyitiranye. Niba umuntu atangiye kurakarira ibya kera yagizemo akaga, akaba arakariye iby'iki gihe, iki gihe hari amahoro, hari umutekano, amateka ahagaze neza, u Rwanda ruhagaze neza, rufite amateka meza mu buryo bw'igihugu, mu buryo mu mahanga, ni ukuri reka tujye tuganira ku bintu bizima, tubyumvikaneho, kandi tuba abagabo n'abagore bajijutse bavuga ikintu kizima babona. Ako gicurika ntabwo navuga ngo ndabona kiriya giti mbona hanze ngo ndabonamo umuntu, kandi ari amashami yacyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba amateka yaranze iki gihugu mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yaravanzemo ibintu bibi byinshi, ndetse ari nabyo byatumye akenshi bigeza no ku iyo jenoside, nibwira ko abantu twagombye kubyumvikanaho. Umuntu ntacurike icyo kintu ngo akigire cyiza kandi cyari kibi, bakavuga ngo jenoside ntigeze itegurwa. Umuntu akumva yivuye inyuma, arikubise cyane agapfobya jenoside. Umuntu akitiranya jenoside yakorewe abatutsi akayitiranya ngo n'inkingo ziri gutanga ubu ngubu. Ukumva umuntu w'umugabo ubona afite umutwe muzima, ubona bagombye kuba avuga ibintu bifatika, akitiranya jenoside yakorewe abatutsi, amaze abatutsi kabamara, ikamara abantu benshi, ikagira gute. Ariko kuki abantu babura ubwenge bigeze aho ngaho? Ubwo ni ukuvuga ngo ka gatsiko ka Nahimana hari ibyo kavuga kakanduza n'abandi, ku buryo hari abaza rwose bakagendera kw'ibyo binyoma, kakagendera kw'iyo mipangu, kakagendera k'ubwo bugome, kakagendera kw'icyo kintu cyo gusebanya, ko gushira isoni. Nabo hari abiteguye gushira isoni. Iyo abonye rero umuntu amuhagarara gushira isoni, rwose arihuta cyane, kuko ni ugukoma imbaritso. Ubwo rero tubona no mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, hari bagashoza ntambara. Bagashoza ntambara bakayishoza, ni ruto, akazageza igihe ya ntambara koko ibaye. Akazageza igihe bageze gutya bakica abantu, bagasenya, bagatwika amazu, bagasahura, ibyo bintu bikaba. Kubera ko byagiye biganirwa ahantu, abantu bakabishima, bakakongeza abandi, ubwo rero bagashoza ntambara bagiye babaho. Niyo mpamvu tubona utu dutsiko turi hanze tw'abanyarwanda bamaze kurengwa, bagoreka amateka y'u Rwanda babishaka cyangwa se yenda babyirengagiza. Ni ukuri tugomba kwamaganira cyane kuri, hagomba kuba rwose ikintu cyo gufata icyemezo. Abanyarwanda ntabwo bigeze babaho mu buryo bwo guhangana barwana bicana uko babonye,
mbere bayemeje kujya babitinya, bakajya bakubita abantu, bakajya bagira gutyo ubwo bwome nk'ubwo bworoheje, ariko noneho ikintu cyo kwicana cyabaye nk'aho kibaye, mu gifaransa baravuga ngo ni monnaie courante, ni ukuvuga ngo ni ibisanzwe. Ariko si byari ibintu bisanzwe kugira ngo abantu bararikira abandi intambara, bararikira abandi kugira. Ubwo rero n'uburyo mvuga ko bacurika amateka, kuko niba umuntu avuze ati ibintu byari bimeze gutya kera, reka ntange urugero, umuntu agatinyuka akavuga ngo abatutsi batugira ibi n'ibi, kandi ku ruhande abona leta irababuza amashuri, irabona leta ku ruhande irabuza akazi, irabona ku ruhande leta ruswa zarayimaze, abantu bayobora igihugu nibo birunzeho imitungo, abantu bayobora igihugu nibo bavuga bati akazu kacu nta wundi muntu ugomba kukinjiramo, nitwe tugomba gukira. Urumva ayo mateka barayazi, ayo mateka niyo yagombye kurwanwa mu gihe cya kera, n'ingaruka agenda agira ku bantu, ku buryo agira abantu ibisenzegere ugasanga ubuzima bwabo burabuze. Ayo mateka rero navuze ngo Padri Nahimana n'agatsiko ke barushijeho guhaguruka ndetse bashaka kuzambya ibintu, ariko icyo nagira ngo mbabwire rwose, nta muntu n'umwe wagombye kwishimira ko icyo kintu kibi kiriho, nta muntu wagombye kwishimira ko abanyarwanda nk'abo ngabo bafite uwo muvuduko. Njye nabise umuvuduko nk'uw'imvura muri cya gihe kibi cyane. Nanjye nagira ngo rwose mujye mureba ibintu mu byite nk'uko byitwa, ni umuvuduko ukabije. Urajya kumva ukavuga hirya hariya haturutse umutegarugori, yivuye mu gitutsi agitutse abantu bakuru, abantu b'abagabo, yivuye mu bintu biri hariya ahimbye hariya akabizana akabikubita aho ngaho. Ayo mateka abantu bashaka gukurura y'ibintu byagiye bibaho by'ubugome, ibintu byagiye bibaho by'ubusahuzi, ibintu byagiye bibaho byo kwicana, twakomeza tukabibakiraho muri iki gihe cya none? Ni ngombwa ko tuyatangaza kugira ngo abure uburyo. Nagira ngo rero rwose mbibutse ko kwirengagiza ayo mateka, kuyacurika, bifite ingaruka nini cyane kandi yihuse. Kubera iki? Kubera ko wowe uhuruza izo ntambara niwe zizagiraho ingaruka. Hari igihe wajya ku rugamba uvuze ngo ugiye kurwana n'abantu, akaba ari rwamo ako kanya, ubwo si ingaruka ntibikugezeho. Ushoje intambara gutyo, urakoronza, uratukanyirize gutyo, ukabona niwe ugize ingaruka z'iyo myitwarire mibi. Ariko mwibwira ko ikintu kibi kitagira ingaruka? Ikintu kibi kigira ingaruka, kandi abantu bagiye babibona, uretse ko hari yenda abantu babwirwa ntibumve, ngo ariko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ibyo birumvikana. Info France Rwanda, uyu murongo w'abanyarwanda, uyu murongo wacu mwiza, uyu murongo uhwitura kenshi inkozi z'ibibi, uyu murongo ntabwo uzigera ubura gukora akazi kawo, ntabwo uzigera uhwema kubwira abanyarwanda ibyiza bakubakiraho, kuko kubakira ku bibi, kubakira ku mateka mabi, cyo ni ikintu kibi cyane. Iyo nyubako niyo mpamvu navuze ko yubatswe nko mu gihe cy'imvura, kuko akajojoba gato karayihirika. Ubwo rero nyine no kubaka gutyo nabyo ni nk'ako kanya birasenya, kandi mu gusenya birihuse cyane, ntabwo bitinde. Nkavuga nti ko kugeza ubu abantu tubona ari abantu bakuze, abo tubona birwa batukana, abo tubona birwa bashirira isoni, rwose abategarugori n'abagabo ko batakiri abana, kuki bitwara bajeyi? Bitwara nk'impinja, koko uzi umwana atuka undi, umwana akarya undi urwara, umwana akamureba nabi, agahuruza ati bandebye nabi. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda kugeza kuri iyi saha, ni ukuvuga ngo umunyarwanda yagombye kuhagaze nk'umuntu mukuru, icyo avuga azi ingaruka zacyo, icyo akora azi ingaruka zacyo. Niyo mpamvu navuze ngo utu dutsiko bakunze gusa naho ari abakiri abana, baracyitwaye bajeyi. Niyo mpamvu tuvuga tuti mwaretse ibyo bisazi, mwihangishijeho musebya urwababyaye, mucurika amateka y'igihugu, mutabwiza abantu ukuri, kugira ngo ikibi cya kera abantu bakirinde. Ariko kukibashimira no kugisibanganya no kucyubakaho, umuntu akihanukira akavuga ngo jenoside ntiyabaye, jenoside yakorewe abatutsi n'amahanga yageze aho, ahubwo akamwara akayemeza, ndetse akavuga ati twarakosheje, bigasaba imbabazi, ibintu bikagenda gutya, imanza zikajyaho zigacibwa, abantu bagahabwa n'amakosa, bagahamwa n'ibyo bakoze, bakajya mu bifungo, ndetse bamwe baranabirangije. Numva rero iki kintu cyo kumenya ko amateka twayise indorerwamo, twireberamo, kugira ngo twubake uruzima, u Rwanda ruzima rw'iki gihe, twubake urwacu rwiza ruzatuma ejo hacu hazaba heza, tudasubira mu ibyo bya kera, tudasubira mu iryo ronda karere, mu iryo ronda koko,
kuko ibyo byose nibyo byagiye abantu bubakaho buhoro buhoro. Izo nyubako ziragenda zimera nk'amabuye, zimera nk'igisika gikomeye, noneho bihirikana na ba nyirabyo. Mu kubahirikana bagira umujinya. Abo baguyeho bwa mbere kugira ngo bamare nta batutsi. Ubwo se tubagiye tubabwiza ukuri, ntabwo byafasha abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda aho bari buri wese mu nguni ye ayiheze yubaka ibyiza, atangaza ibizima, ibyafasha mugenzi we, ibyamufasha nawe ubwe, ibyafasha abana be bwite. Padri Nahimana, nzakugarukaho kenshi, nakubwiye ko nkuzi bihagije. Niba utanyibuka narakwibwiye bihagije. Abo muri kumwe nabo abenshi ndabazi, ndetse abenshi baranancunaguza, ariko reka muncunaguze kuko mbabwije iby'ukuri. Igihe mumenye ko mbabwije akari murori, mujye mumenye ko ako kantu kabi mugomba kugakosora. Info France Rwanda ni umurongo utazigera utezuka na rimwe guhitura abo tubona ko rwaryamye, abo tubona ko mu mutwe byivanze, abo tubona ko bihangishijeho ibisazi kandi ari bazima. Ntese wabonye umuntu w'umugabo mukuru ndetse bigeze no kuba umupadiri akava mu gitutsi agatukana? Ni ukuvuga ngo ntavuze ko uwo muntu niba ataranasaze ni uburwayi bundi, ariko nabwo bunakomeye cyane, kuko umuntu muzima ntashobora gutukana. Umuntu w'umugabo akavuga ko ari umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo bizima, ufite ubwenge, ntabwo yikura mu gitutsi ngo adutukane, kandi akatuka n'uwo utamututse. Nta n'umwenda murimo. Niyo wishyuza umuntu n'umwishyuza umutuka. Hari igihe njya nibaza, reka nabyo mbivuge, ntese utu dutsiko turi hanze twitwara kuriya, hari umwenda u Rwanda rubarimo kugira ngo niba banishyuza umwenda babinyuze mu nkiko cyangwa se babinyuze mu buryo bw'imishyikirano. Ariko kuki mutamenya no gukora ibintu by'ubwenge, mugakora ibintu by'abaswa? Uyu muntu akuri mu mwenda uraza ukavuga ati wanyishyuye umwenda wanjye koko? Ntabwo ujya ku gasozi ngo uvuze ngo ye baba we ngo kandaka ni mu mwenda ngo ibintu byakomeye ngo mumenye mwese. Oya, akurimo amafaranga, akurimo umurimo, akurimo amasezerano. Buhoro ukurikije amasezerano mwagize ukavuta, ariko bya bintu ntabwo wabyubahirije. Padri Nahimana, hari umwenda uri kwishyuza u Rwanda wawusigiye, cyangwa ahubwo niwe waba urimo u Rwanda umwenda, kuko rwarakwigishije, rwarakureze, ruguha akazi, uba umupadiri, uyobora paruwase, wigisha abakirisitu, ubigisha ivanjiri nziza. Ugeze hanze mu mahanga rero, niba hariho ibisazi byagufatiye, ya vanjiri nziza uyihindura ivanjiri icuramye. Niyo mpamvu navuze ngo amateka meza ntabwo mwayacurika, amateka mabi nayo ntimwayacurika. Icyo nibwira ko nuko amateka y'u Rwanda arahari kandi arumvikana. Ibyiza ni ibyiza, ibitari byiza ntabwo ari byiza. Ubwo rero kwita ikibi ukacyita icyiza, icyiza ukacyita ikibi, nabyo ntabwo ari byo. Kuvuga ko rero jenoside yakorewe abatutsi mujya kuyitiranya nuko wahita ngo ni izi nkingo ziriho, izi nkingo bari gutera abantu, yaba ari jenoside gute koko? Ariko ubwo bwenge buturuka hehe? Mwabura ubwenge gute sahizi abantu b'abagabo? Ukabura ubwenge ugafata izi nkingo bari gutera abantu bona zifashije abantu kugira ngo ubuzima bwabo babubungabunge, ukajya kuzita ko ari jenoside. Jenoside murumva ikintu icyo ari cyo jenoside? Cyo kora nibwira ko no kubura ubwenge byajemo, kandi ngo ubuze ubwenge abusabe. Padri Nahimana uribuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuze ubwenge abusaba Imana. Ubuze ubwenge abaze bagenzi be abagisha inama. Icyo nanjye nicyo nakongera kubatangariza. Ndumva ntari butinde muri iki kiganiro, kuko cyari ikiganiro cyo kugira ngo nyamurika duhiture abantu bacu, cyane cyane ko muri iki gihe cya none ku mbuga z'abanyarwanda bari muri diaspora usangaho abantu udutsiko duke, kuko ntabwo ari benshi, udutsiko duke, ariko burya igitonyanga kibi kijya mu nyanja, banavuga ngo ibintu kijya mu mazi kikayanduza pe kikayagirira nabi. Niyo mpamvu rero namwe ibibi byanyu bifite ingaruka mbi cyane, bifite ingaruka mbi, mwabimenya mutabimenye. Izo ngeso mwihangishije zo gutukana zifite ingaruka mbi. Abanyarwanda baravuze ngo wibahetse abayigisha wa wundi ahetse. Niba rero unatukana umwana kumva, nawe azaba umutukanye. Ibyo rero mbigarukaho kugira ngo amateka y'u Rwanda ameza tuyavuge ko ari meza, ataragenze neza tuyavuge ko n'atagenze neza, ariko mwe kubakira mu gucurika mu mateka kugira ngo mwanduze imitima y'abantu. Padri Nahimana, ndakwiyamye pe, nabo muri kumwe ndabiyamye kugira ngo mwe gusebya Abanyarwanda. Abanyarwanda ntabwo ari uko duteye, ntabwo ari umuco wacu. Umuco wawe ni clear, umuco wacu ni ukuvuga ngo ineza, umuco wacu ni ukuvuga ngo iki kintu ni uko kimeze. Ariko apana kuvuga ngo iyi ntebe cyangwa se imeza indi imbere ukajya kuvuga ko ari inkono abantu batekamo. Ubwo se wabuvuze ikinyarwanda nyacyo? Ubwo bwenge wabukuyeho uri umuntu mukuru, ukavuga ko iyi mikoro ndi kuvugiraho ari isafuriya utetsemo.
mbega ni ukubereka ububi bw'ibyo muvuga ko nta kuri bifite. Nta kuri bifite, biracuritse, biramwaye, nta gaciro bifite, kandi ni ngombwa kwibagayira, ni ngombwa kubinenga rwose kugira ngo namwe ubwanyu nimwicara mujye mvuga muti ariko se. Kandi ndashima ko harimo bamwe bagiye bavuga bati ibyo mutunengeye turabona koko bifite inenge. Umuntu afite imyaka yo kumenya ubwenge agatukana uruhinja rwa rundi rutangiye gutukana na mugenzi wawe, ariko ntabwo ari uruhinja kuko uruhinja ni rutukana, ariko wa mwana utangiye gushira isoni, wa mwana utangiye kugira gute, cyane muri ibi bihe bya none ubona abana bamwe nyine bavuga bati turigenga, turi naba. Hari abantu bashaka kuba ibikoko kandi ari abantu nyabana. Namwe rero murashaka kuba ibikoko kandi muri abantu nyabana. Perezida wa Amerika niwe yigeze kuvuga ngo ariko ngo ibyo bikoko ibyo bikoko rwose none namwe murashaka kwihindura ibikoko muri abantu nyabantu, ubwo se byababera? Nta n'uwabibashimira, nta n'uwabibakundira. Niyo mpamvu tuvuga ngo muve mw'ubwo bunyamaswa mujye mu buntu, muvuge ibintu bizima, murangwe n'ururimi rwiza, apana gutukana. Cyokora ikindi abanyarwanda batazabihanganiraho ni ugutuka u Rwanda mugatuka n'abayobozi barwo, ni ugushira isoni bikabije, ni ugutinyuka ndetse birengeje, kuko nta nubwo bibabereye, nta n'uburenganzira mubifitiye. Umunsi kandi nabyo mwabiryojejwe, muzabiryozwa pe. Tekereza kugira ngo mutuke perezida wa Repubulika, abanyarwanda baramwitoreye. Siko abanyarwanda bagombye guhaguruka bakabazana kwa bati ibi ni ibiki byabateye. Abantu bitorera umuyobozi namwe mujye kumurira, ariko namwe muranahangara kandi mufite agasuzuguro gakomeye cyane. Ubwo rero aho muri ntabwo ari byiza, kandi si nyakubahwa perezida wa Repubulika gusa, n'abamufasha mu mirimo ashinzwe, abaturage bamushinze nabo bagomba kubahwa. Niba rero mutagifite kubaha muri mwebwe, muri mu kaga gakomeye cyane, kuko ikiremwa kitacyubaha kiba cyabaye inyamaswa. Inyamaswa ni inyukira ku muntu ikamurya, ikanyura ku itungo ikarya. None se niba mukora nk'iby'inyamaswa mutanihe nazo? Kuki mwarira kugera kuba inyamaswa kandi muri abantu mufite n'ubuzima bwo kuba abantu? Nagira ngo rwose ibi bintu mwe gukomeza kwitwara nk'abana, mwe gukomeza kwifata abajeyi kandi muri abantu bakuze, mureke ibyo bisazi, kuko si n'ibisazi byabateye, nibyo mwihangishaho. Nabyishe ko mubyishangishaho kuko musebya igihugu cyababyaye. Uzi gutuka igihugu ni nko gutuka inzu wiyubakiye. Inzu wamara kuyubaka ukayituka, ubwo se icyo gitutsi ntiyanacyumva. Niyo mpamvu ututse inzu bagiye mu Kinyarwanda bavuga ngo Bindego yajyaga kubita umutsima, agafata rwose ubuhiri agakubita umutsima. Tekereza umutsima abantu batekeye abandi, ukajya gufata inkoni ukajya kuwukubita. Nibyo byerekana rero namwe aho mugeze. Niba mutuka abantu batabatutse, mugatuka ibintu bidashobora kubasubiza, namwe mumeze gutyo. Niyo mpamvu tugira ngo mukosore imvugo, mukosore ibyiza. Ahari yenda kuko turi mu mahanga mwikanga ko muri mu mahanga mukagira ngo mwabaye abantu batari abantu, ariko nge nagira ngo rwose mbabwire ko mukiri abantu. Kandi kuba mukiri abantu, ibyo bikabindi mugenda mwiyomekaho kugira ngo birusheho kubambika umwenda mubi, niko nababwiye, nyamuneka murorere. Nahimana. Kuko nk'uwongeye ukiyambarira ikanzu ya gipadiri, ukongera ukajya gusoma misa, hari ibyiza byaba birenze ibyo ngibyo? Hari ibiryoshye byaba birenze ibi? Ariko ukava muri iyo kanzu ukajya kwambara ikanzu y'ibitutsi, ukajya kugoreka amateka y'u Rwanda, ukitiranya ko ibiriho ubu ngubu, ibya kera ukabizana ukabyitirira ibiriho ubu ngubu. Nabaganiriye ubushize ndetse ndibwira ko ari ejo hashize, mbabwira ubudasa bw'u Rwanda bw'iki gihe, uko ruyobowe, mwe kubyitiranya n'uko u Rwanda rwari ruyobowe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Muzironda akarere ryari ririmo, ibyo nzajya mbigarukaho. Muzironda koko ryari ririmo n'ingaruka byagize. Ubwo se muribwira ko uburushyi mwazamukanye mu mashuri mukazamukana mu giturage, mukaruhurwa n'iyi leta igezeho ikabigisha, ikabagaburira, ikabigisha neza, ikabaha imyanya, mukambara mukaberwa, ikabaha umutekano wuzuye, mukagenda mugatambagira, ikabaha amatike mujya mukajya. Wowe se ufashe itike y'igihugu, wuriye indege mu gihugu cy'u Rwanda, wagera hanze ukajya kurutuka. Urarutuka se kuko rwaguhaye itike? Urarutuka kuko rwakugaburiye? Ayo mafaranga ntabwo wayacuze, ni amafaranga u Rwanda rwaguhaye, ni amafaranga y'abapadiri uyakoramo ururira. None ugeze hanze rero ujya gukora amarorero. Nagira ngo ibyo ngibyo ntimwibwira ko ruzabashimira. Mureke kugira ngo mukore ibintu bimwaye, mukore ibintu by'abantu bakuru. Nabyise ko ari nk'abajeyi. Abana iyo bakomeza kwitwara nk'abana bagakora utuntu nk'utw'abana, ibyo ntabwo bibabereye. Imyaka mufite
igihagararo mufite, ubuhangange mufite, ni ibibagira abantu bakomeye, nibagira abantu beza, nibagira abanyarwanda bafite agaciro, ariko k'agaciro mukiyambura iyo mutukana, mukiyambura iyo mukora imirimo mibi. Twiturane amateka meza tuyite meza, amateka mabi tuyite mabi, yaranze u Rwanda, yaranze ingoma, ubutegetsi bwabanjirije jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo bitazagaruka. Niba byaratugejeje muri icyo gihe, abacu bose bagashira, ntabwo abenshi bagashira, kuko ni benshi, kandi ni benshi cyane koko tubisubiremo. Nubwo bavuga 800,000, tujye twumva ko 800,000 y'imibare yenda y'ibikoresho y'amamashini, twumve ko birarenze cyane. Kandi kuvuga umubare nabyo biteye isoni, kuko umuntu ntabwo ari umuntu umwe gusa. Iyo apfuye n'umuryango we, murumva ni benshi cyane, abazabakomokaho ni benshi cyane, murumva abantu igihugu kiba kibuze. Aho hantu mujye muhaganira, mwumve ko dufite agahinda kenshi ko kuba twarabuze abacu, kandi koko twababuze n'ibindi byagomba kubavaho, kubakomokaho. Murumva se atari byinshi. Abana bajyaga batangirwa amashuri n'abo bantu mwahotoye, abenshi baguye mu mwuma, bagira agahinda. Abajyaga bubakirwa n'ingo kuko badafite ubushobozi, abazibubakiraga bagize akaga. Padri Nahimana, ibuka abaprofeseri benshi b'abanyamibare, b'ibifaransa, baza siyanse, n'aba bakwigishije, naho ibuka benshi bagiye bagandagurwa muri iki gihe cya jenoside. Ukongera ukagarura ijambo ryo kuvuga ngo mpagurikije abanyarwanda bongere barwane. Ayo mateka yacurika kubera iki? Amateka yagira uko amateka uko ateye. Amateka yagorore agira ikintu asobanurira abanyarwanda, birinda akaga bazongera kugwamo. Nicyo nkwisabiye n'Agatsiko muri kumwe. Kandi n'ukuri ngenda bibasabye mutibwira ko hari ikindi kintu cy'inyange no kubibasaba, kuko niyemeje kuri uyu murongo Info France Rwanda mvugiraho, kugira ngo njye mbatangarizaho amakuru meza, mbararikira ibintu byiza, mbagayira ibintu bibi, kuko ntaho byazatugeza. Murakoze. Gusa muyoboke uyu murongo, muwukunde kuko nawe urabakunda, muwiyandikisheho, muwiyabonesheho, mukore subscribe igihe cyose mubonye. Donc subscribe rwose, umva ibi mvuga bihita bikugeraho. Ibi mvuga ndangiza kuvuga nawe ubyakira, udategereje ko ndirize kubikoherereza cyangwa n'abandi bagenzi banjye babikoherereza. Imana ikomeze bagirire neza. Mbifurije kwinjira muri weekend nziza, twikosora, twihananaho, duhindura. Twabari mu mahanga cyane, diaspora nyarwanda ziri hanze mu gihugu, bajye batwumva ko tuvuga ibintu byiza, tubayeho neza, tubohereza amakuru meza, tubanye nabo neza. Icyo tubarushije tuboherereze, nabo nibaturusha batwoherereze. Hajye urujya n'uruza rw'ibyiza. Ibi bitubisezerere bene data.